ariko rero tujye tureka kubeshya nyamwuka byaramwe. Iyi foto niba urimo urayireba neza wongera unayizuminga unayitekerezeho mu buryo bwimbitse, urabona ko uyu mwana w'umukobwa uyu munwa wa Niyo Bosco hari ukuntu mu bantu yagaragaraga kabikwepa rimwe na rimwe shaho izi ngo tuba twisukira mwabahungu mwe. Umuhungu wo mu Gakoki narinzi ko wenda yagiye abonera amasomo ku bandi. Ibyo ntangiye mbona ku ifoto bitumye nkorana Yarize ubwabyo shaho ntacyo mvuze ntiteranya. Icyo nabifuriza ni urugo ruhire niruramba, nabwo nirutaramba nyine tuzaba turaha nk'amenyo y'abasetsi ngo tugire twisekere ngayo nguko umuhungu w'igikondo mba ngiye. Niyo Bosco ati ibi ni ibirori nagombaga kwereka papa ataritaba Imana. N'ubundi rero akigenda nahise numva mufite ideni ryo kubikora kuko hari abasigaye bamuhagarariye kandi bagomba kubona ibyiza byangezeho. Aya ni amagambo yatangajwe na Niyo Bosco ku munsi w'ejo ubwo yambikaga impeta umukunzi witwa Mukamisha Irene biyemeje kurushinga mu minsi bike cyane iri imbere. Ni ibirori byabereye muri hoteli La Palisse Gashora, byari biteganyijwe ko bizatangira ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo masaha saa 8 saa 9, gusa biza kurangira bitangiye bitinze masaha saa 3 y'ijoro. Murumva rero byatangiye bitinze cyane, gusa nyine abantu bihanganye kuko abambere bitabira bakurikiza amasaha mu masaha za saa 8 bari bamaze kugera kuri iyi hoteli, gusa nyine bajeho kwihangana ndetse no gutinda kuri gahunda baza kugeza ku saa 3 z'ijoro aribwo ibirori byatangiye. Uyu nguyu Niyo Bosco aza kwambika impeta uyu mukobwa witegura kurushinga witwa Mukamisha Irene. Niyo Bosco atereye ivi uyu mukobwa witegura kurushinga nyuma y'iminsi 9 gusa amuteye umutomo udasanzwe ku munsi w'isabukuru ye. Ubwo yamuteye umutomo ugira uti ku munsi nk'uyu amaranga y'umutima y'urukundo yavubuye mu kirere cy'umubumbe w'isi. Gira isabukuru yuje umunezero wavukiye kugira ngo umutima wanjye ugukunde kandi ugukundwa kaze. Singukunda gusa ahubwo nkunda n'urwo ngukunda. Ramba gwiza amafaranga gwiza urukundo kandi byose nkugomba n'urukundo nyarwo ndabihamya rwose kurukwiye. Imana iguha umugisha kandi ikomeze ingabire umugisha binyuze kukugira uruhande rwanjye. Reka twifurize Niyo Bosco ndetse n'umukunzi we Mukamisha Irene kuzagira urugo ruhira. Ikaze hano muri La Palisse iherereye i Gashora, niho habereye umuhango wo kwambika impeta umukobwa ugiye kubana na Niyo Bosco. Niyo Bosco agiye kwambika impeta umukobwa wiyemeje kurushinga, biradusaba kugenda tureba neza. Yitwa Mukamisha Irene, ni umukobwa umaze igihe bakundana. Ejo bundi mwaramubonye kuri social media kuri anniversaire y'umukobwa. Niyo Bosco yaramupostinze amubwira amagambo y'urukundo, benshi bati Niyo Bosco ari mu rukundo. Gusa njye makuru naje kumenya nuko bamaze igihe bakundana, ndetse ubu ngubu uyu muhanzi yamaze gufata icyemezo cyo kurushinga n'uyu mukobwa. Atumira inshuti n'abavandimwe abasaba ko bamuherekeza mu mugoroba wo kumusaba ko bazarushinga cyangwa se bazabana akaramata. Njyewe ni kwihangana Elisa Response, turaza gukomeza tujyana tubana, ndaza kugenda nkomeza nkubwira amakuru agenda akurikiraho umunsi ku munsi, ndetse no ku munsi w'ubukwe ndagira ngo umenyeshe ko nshobora kuzaba mpari. So ni ibirori nakomeje ngenda mbona ibyamare bigiye bitandukanye, harimo Bwiza, harimo Vestine wazanye n'umugabo we, harimo ndetse na Dorcas baririmbana, harimo Irene cyangwa se Murinda Habi, hakabamo Chris Easy, hakabamo Junior Gitari we manager we, hakabamo abantu benshi bagiye batandukanye bitabiriye umuhango wabereye hano La Palisse i Gashora. Ni hoteli imaze iminsi cyangwa se imaze igihe i Gashora, nimwe muri hoteli nziza Niyo Bosco yahisemo gukoreramo ibi birori. So nje ni ndeo kuba ntari kuhababera. Icyo usabwa ni kimwe n'ukora subscribe, share, like na comment, hanyuma none ukomeze ugenda duhereza ibitekerezo kuri content tugenda tubahereza. So ni ibintu ubona bitari byoroshye, ibintu ubona byari bimeze neza. Niyo Bosco yishimye ari kuririmba, afite indirimbo yateguriye umukunzi we nk'ibisanzwe, ba Bwiza, ba Junior Giti, ubona bose bafashwe n'ama emotion. So nkuko tuyibona n'ubundi yabanje kumuririmbira indirimbo y'urukundo, amubwira ati Mirena tuzabana iteka, tuzakomezanya kugumana, nzakomeza kukuba hafi, nzakomeza kubana nawe. Mirena ndagukunda, Mirena uri w'agaciro, ndagukunda cyane. Niyo Bosco bwo bamubazaga ati uri kwiyumva gutaga kanya, yavuze ati ndi kwiyumva neza, atangire icyongereza. So ngo ubusanzwe ntacyo yavugaga cyane,
So Niyo Bosco ni umuntu wari wishimye, ni umuntu wari umeze neza. Reka dukomeze n'inkuru irambuye. So ngira nkwibutse ko no kuri uyu munsi ariwo Yarize ndetse n'uwo bita Babu bajyanwe muri rehabilitation cyangwa se muri rehab i Huye. Turakomeza tujya tubigarukaho, reka tugende tureba n'amakuru niyemeje kuyanyena mbabwira. Turagenda tuyarebaho buri kanya mbabwira uko ibintu bigiye byifashe, buri kanya nzambagezaho amakuru. Murakoze cyane.